inkoni yanjye bisubiremo ati dore irabanguye ati kandi banguriye ati inkozi z'ibibi nitaya bini fogre ati mwicara muvusha ati amaraso ati yutariho urubanza nini tutupini fogre tutayinisha y'imana aravuze ngo dore ati bizira byanyu ati bizira byanyu ati birimo biranukira nitaya bini fogre tutayinisha y'imana witeka imana aravuze ngo ndaje ati nkuyeho ati gitwikirizo ati mwari mwitwikirije ati mwari mwikinze ku maso ngo kugira ngo isoni zitabakora arababwiye ngo dore isoni zirabakoze ati kandi zibakoze ku mugaragaro izuba riva nataya bini fogre ati dore mwimitsi ibigirwamana ati mu mitima yanyu ati nimugishaka kumva ukuri ati ku ijambo ryanjye ariko witeka imana ndaje arababwiye ngo yemwe ati nimwibuke ibyabaye i Sodomo n'i Gomora ati witeka imana ndaje ati yemwe ndaje ati kandi koko ati ndaje nikavugane nawe arababwiye ngo dore ati mbonanye ati n'inkozi z'ibibi ati yemwe ati noneho akarusho ati zigaragaza ko ati zinzi ati kandi koko zibeshya uwiteka imana nje kubatwikurura ati dore ingo zanyu ati abana banyu ati imiryango yanyu ati barabamenya bo muri bo ati dore ati aho musengera ati aho utuye barakumenye ati niko uwiteka imana avuze ati dore ati burije aravuze ngo dore ati se bukwiriyeho ati uri murakora iki nitaya bini fogre aravuze ngo buri muntu wese ati niyongera agaruke ku rufatiro ati niko uwiteka imana avuze ati dore abantu benshi ati bishize mu matitire ati abantu benshi ati mwishize mu ntebe abantu benshi hari imyambaro myinshi mwiyambitse uwiteka imana aravuze ngo dore ati nje kumanura ayo matitire ati kandi nje gukuraho ati iyo myambaro mwiyambitse niko uwiteka avuze nene kutaya bini fogre tutayinisha y'imana ati ndi imana ije kurengera ati yemwe ati ntore zageze ntakira ku manywa na nijoro ati ndi imana ije kurengera ati yemwe ubwoko bwanjye arababwiye ngo mwabavyeyi mwe ati nimusengera abana batoya ati kuko dore satani yabasabye ati indwara z'amayoberane nitaya bini fogre arababwiye ngo nimusengera ingo ati kinige cyo kugira ngo ati mwambara ibigunira ati amazi ntago ari yayandi ati niko uwiteka imana avuze arababwiye ngo dore hajeho indwara ikomeye ati indwara y'icyorezo nitaya bini fogre ati nimube maso ati munyengere ati mumpamagare ati nanjye uwiteka imana ati nzabumva ntimbaniza kubumva ati mbitabe aravugana ati n'abararanya amasengesho ati rero bacitse intege ati nimwongere mwambara imbaraga ati kuko ndaje kandi koko ati nje rero imana iguha umugisha twishimiye kuba nawe rero kandi tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi twajya ngo tuganire twinjiye mu kiganiro neza nshuti muvandimwe wowe uduteze amatwi muri kano kanya nguyu ni Claire muramukunda natwe turamukunda kandi dushima imana yuko imana imurimo ntabwo arabivangavanga aracyari mu bantu bazima dufite ariko muramusengera uko mubonye niyo ntamubonye ndavuga ngo imana ijye imukomereza amaboko aho abandi baguye izamurinde kuhagwa aho abandi batsikiriye izamurinde kuhatsikirira ibyaneye kuvuga abandi imana imushoboze mukomeze uruhanga kandi mu gihe nk'iki ngiki kandi umugisha wo mu isi w'umuhe ariko kitabyizaga ubugingo buhoraho. Haleluya ndabyakiriye mu izina rya Yesu tugwamagariye umugisha mu mpande zose z'isi amajyaruguru amajyepfo urasa n'uburengero bwazo imana iguha umugisha buze n'abakomeye n'aboroheje mu izina rya Yesu Kristo. Ni karibu usenga imana ubundi hano uko wategetse. Uri imana yacu nziza wambaye icyubahiro no gukomera nawakubanjirije kandi nta nuzaguheruka izina ryawe nirihabwa icyubahiro nitaya bini fogre tutayini nini sisinivo dotayini turagushimye kubw'umugambi wawe dutangiye iki kiganiro cyangwa se ubutumwa waduhaye ngwino ukorere muri twebwe turaritse imana umwana ndetse n'umwuka wera kugira ngo muze muri twebwe nitaya bini fogre tutayini topini fogre nyemerera imbaraga z'Imana zize mu buryo budasanzwe haleluya wuzure muri twebwe kandi tukweretse abateze amatwi ubu butumwa kugira ngo bongere bahindukire topini
fogere tutayini mwuka wera w'Imana ugendagende mu mpande enye z'isi mu izina rya Yesu. Abari bacitse intege, abari bayobye, wongere ubagarure ku ijambo ryawe. Nono tu ene estaya bi ene edra, wongere ukora umurimo ngaho bana nini sisi nivodo tayini enene tutu pinifo tu sisini enene tutu taya bini fogere tutayini shayini nini sisi nivo hayaya taraya sisi tutu pini taya bini fogere tutayini sayini tu te kererevo sayini kere man sisi no taya bini fogere tutayini shayini mando. Ati nimwumve uko Uwiteka Imana avuganye nawe. Taya bini fogere ati ndi Imana. No tu ene estai ati dore ati nimutega amatwi mwumve. Ati yemwe atabumva kandi ati muhindukire ati niko mvuze. Ati dore ati umuyaga atubaye ati mugari atubaye mwinshi. Uwiteka Imana aravuze ngo yemwe ati nimuza hondi. No taya bini fogre ati dore abantu bagize umwuma. Aravuze ngo Uwiteka ati nimunyegere ati mbahe ku mazi. Taya bini fogre ati dore inyota ati y'igihe kirekire. Ni taya bini fogre tutayini shayini. Uwiteka Imana aravuze ngo yemwe ati rubyiruko ati dore ko abantu baguye umwuma. Uwiteka Imana aravuze ngo nimumwegere atabahe ku mazi yo kunywa. Kererevo sayini kire manda grome atakuwa mando. Uwiteka Imana aravuze ngo yemwe ati igihe kiraje ati kandi koko ati gikomeye kirasohoye ati ku muntu wari wese. Nitaya bini fogre Uwiteka Imana aravuze ngo nimuze atahondi ati kugira ngo ati mbamara inyota ati niko Uwiteka Imana avuze. Nitaya bini fogre tutayini shayini mando. Arababwiye ngo dore ati inkoni yanjye ati imanukiye ati inkozi z'ibibi. Topini fogre tutayini shayini mando. Arababwiye ngo dore nta nguni ntimwe ati inkoni yanjye itagiye kugeramo. Taya bini fogre tutayini shayini nini sisi tuta ene tando. Arababwiye ngo dore inkoni yanjye ati nta nzu nimwe itagiye kwinjiramo. Taya bini fogre tutayini shayini mando. Aravuze ngo inkoni yanjye ati nta na hamwe ati igiye guhezwa kandi. Taya bini fogre tutayini shayini ati dore ati inkoni yanjye irazengurutse ati ibihugu ati byakure ati irazengurutse Uburaya ati irazengurutse igihugu icyo ari cyo cyose wicayemo. Ati inkoni yanjye ati dore ngiyi ndayibanguye ati kandi banguriye inkozi z'ibibi. Nitaya bini fogre tutayini shayini mando. Ati dore ati inkoni yanjye bisubiremo ati dore irabanguye ati kandi banguriye ati inkozi z'ibibi. Nitaya bini fogre ati mwicara muvusha ati amaraso ati yutariho urubanza. Nini tutu bini fogre tutayini shayini mando. Aravuze ngo dore ati bizira byanyu ati birimo biranukira. Nitaya bini fogre tutayini shayini mando. Uwiteka Imana aravuze ngo ndaje ati nkuyeho ati igitwikirizo ati mwari mwitwikirije ati mwari mwikinze ku maso ngo kugira ngo isoni zitabakora. Arababwiye ngo dore isoni zirabakoze ati kandi zibakoze ku mugaragaro izuba riva. Nataya bini fogre ati dore mwimitsi bigirwamana ati mu mitima yanyu ati nimugishaka kumva ukuri ati ku ijambo ryanjye ariko Uwiteka Imana ndaje. Arababwiye ngo yemwe ati nimwibuke ibyabaye i Sodomo n'i Gomora ati Uwiteka Imana ndaje ati yemwe ndaje ati kandi koko ati ndaje nikavugane nawe. Arababwiye ngo dore ati mbonanye ati n'inkozi z'ibibi ati yemwe ati noneho akarusho ati zigaragaza ko ati zizi ati kandi koko zibeshya. Uwiteka Imana nje kubatwikurura ati dore ingo zanyu
banyu, ati abana banyu, ati imiryango yanyu, ati barabamenya bo muri bo, ati dore ati aho musengera, ati aho utuye barakumenye, ati niko Uwiteka Imana avuze. Ati dore ati burije haravuze ngo dore ati se bukwiriyeho, ati uri murakora iki? Nitaya bini fogere haravuze ngo buri muntu wese ati niyongera agaruke ku rufatiro, ati niko Uwiteka Imana avuze. Ati dore abantu benshi ati bishize mu matitire, ati abantu benshi ati mwishize mu ntebe, abantu benshi hari imyambaro myinshi mwiyambitse. Uwiteka Imana aravuze ngo dore ati nje kumanura ayo matitire, ati kandi nje gukuraho ati iyo myambaro mwiyambitse, niko Uwiteka avuze. Nene kutaya bini fogere tutayinisha y'Imana, ati ndi Imana ije kurengera, ati yemwe ati intore zanjye zintakira ku manywa na nijoro, ati ndi Imana ije kurengera, ati yemwe ubwoko bwanjye. Arababwiye ngo mwabavyeyi mwe, ati nimusengera abana batoya, ati kuko dore Satani yabasabye, ati indwara z'amayoberane nitaya bini fogere. Arababwiye ngo nimusengera ingo, ati iki ni igihe cyo kugira ngo ati mwambare ibigunira, ati amazi ntago ari yayandi, ati niko Uwiteka Imana avuze. Arababwiye ngo dore hajeho indwara ikomeye, ati indwara y'icyorezo nitaya bini fogere, ati nimube maso, ati munyengere, ati mumpamagare, ati nanjye Uwiteka Imana ati nzabumva nimbaniza kubumva, ati mbitabe. Aravugana ati n'abari abanyamasengesho, ati rero bacitse intege, ati nimwongere mwambara imbaraga, ati kuko ndaje kandi koko ati nje gusohoza icyo navuze, ati niko Uwiteka Imana avuganye nawe. Nitaya bini fogere tutayinisha y'Imana. Arababwiye ngo nimukure amaganya mu mitima yanyu, arababwiye ngo nimwikureho amarira, ati ahubwo muhagararane nanjye, ati kuko ndi Imana ije kubarwanirira, ati kandi ndi Imana ije kubatabara. Arababwiye ngo dore ati ikimenyetso cyanjye, ati ndi kugishyira ku banjye, ati niko Uwiteka Imana avuze. Aravuze ngo ndaje ndabimenya icyubahiro uhagazeho, ati Uwiteka Imana aravuze ngo nje gutwikurura, ati kandi koko ati nje gutwikurura, niko Uwiteka Imana yarari kuvugana namwe. Shalom shalom shalom. No taya bini fo tutayakire icyamaraso nameneye ku musaraba, bafite ubayobora n'umwuka nabasigiye. Ahirwa abanditswe. Amina tutupini fo tutayini abanini bafite ubayobora. Amina ndaje nimukomere. Amina tutayini sisini vodo tayi. Haleluya. Dushimye umwuka wera, dushimye Imana. Turagushimiye yuko abukundura abacyaha kandi ukabireka inzira bakwiye gucamo. Dushimye imvugo yawe nziza. Haleluya. Umugisha Claire ukoresheje, komeze kumwagura ku manywa na nijoro, kandi ugende umuguriza imbaraga uko bwije nuko bukeye. Aragabonekiwe ariko ukomeze umwuzuza imbaraga mu izina rya Yesu. Amen. Reka dukomerezaho tujye mu ijambo, dusome ijambo ry'Imana riri muri Mariko ibice byaho ni 9 umurongo wa 42 uragarukiza kuri 50. Imana iguha umugisha nepo. Mariko ibice byaho ni 9 bere ku murongo wa 42 wa 42. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mariko ibice 9 tugende duhere ku murongo wa 42. Haranditse ngo ahana abagusha abandi. Umuntu wese uzaje kumwe muri aba bato, umuntu wese uzashuka umwe muri abo batoya, banyizera akamugusha. Babandi bamwizeraga bakagira gute? Bakamugusha. Ibyiza nuko yahambirwa urusyo mu ijosi akarohwa mu nyanja. Soma nta kibazo. Ukuboko kwawe ni kugucumuza uguce. Ibyiza nuko wakwinjira mu bugingo usiganye ukuboko kumwe, biruta ko wajya muri gehinomu y'umuriro utazima ufite amaboko yombi. Aho urunyo rwabo rudapfa kandi n'umuriro ntuzime. N'ikirenge cyawe nikigucumuza ugice. Ibyiza nuko wakwinjira mu bugingo usigaranye ikirenge kimwe, biruta ko wajugunywa muri gehinomu ufite ibirenge byombi. Yego. Aho urunyo rwabo rudapfa kandi n'umuriro ntuzime.
n'ijisho ryawe nirigucumuza urinogore. Ibyiza ni uko wakwinjira mu bwami bw'Imana usigaranye ijisho rimwe biruta ko wajugunywa muri Gehinomu ufite amaso yombi, aho urunyo rwabo rudapfa kandi n'umuriro ntuzime. 9. Kandi umuntu wese uzasabwa n'umuriro nk'uko umunyu usaba ibyo kurya. Umuntu ni mwiza, umunyu ni mwiza. Iyo ukayirya 50. Umunyu ni mwiza, ariko umunyu iyo ukayutse mwawuryohesha iki? Mwebwe mugire umunyu mu mitima yanyu kandi mubane amahoro. Mwakeneza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Reka nundi dusome neza tugendanemo neza, sobanuriho gato ijambo ry'Imana cyangwa se ubutumwa Imana impaye kugira ngo ngeze ku nshuti z'iki z'umusaraba. Birashoboka ko hari abo wareberagaho ukabona urugero, hari uwari uri imbere yawe ari pasiteri, ari diakoni, ari nyine umukuru w'itorero, ukavuga ngo ugiye kumugenderaho, ariko nyamara witegereje ubona uko wamugenderagaho byagize gute, byarahindutse, ahubwo atangira kugira gute, kugugusha. Twagiye tubona abantu benshi bafite ukuntu bagiye bagusha abakristo, bagiye nyine batuma abantu batinjira, umuntu agahagarara ku muryango w'urusengero ntatume runaka agira gute yinjiramo indani, ngo umwe uzagusha umwe muri abo batonya. Muri kumva neza ibigiye kubabaho ni akaga kagize gute gakomeye. Imana yabashyizeho kugira ngo muyobore ababareba cyangwa se abari kubakurikirana, ariko kugira ngo mubayobore mwagushije ba bandi batoya, mwagushije ba bandi bakagombye kugendana n'ijambo ry'iki ry'Imana. Ngaho gatoya araza agasanga niwe wagize gute wamubwiye ngo ugiye kumusengera, ahubwo niwe wundi wamukoreye ibyapfura mbi. Ahageze azi ko aje kugira gute ngo yihane, kugira ngo Uwiteka Imana mutabare, asanga niwe ugize gute uhagaze mu muryango. Arangije aragwa aravuga ati byose ni kimwe nta makiriro, n'ubundi nahari narinzi ngo ngiye gutabarwa, sanze wa wundi wankoreye bya bindi ari ugize gute uhagaze hari. Ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka Imana aje kubarana nawe. Imana itugirire neza.